nshuti muvandimwe mwene data, nongeye kwishimira cyane aya mahirwe adasanzwe tugize yo kongera kwigana ijambo ry'Imana. Twagiye tubana mu byigisho byabanje, ndagira ngo nshime cyane ko Imana yatangiye umurimo muri twe kandi ari nayo izawusoza. Muri uyu mwanya reka dushime cyane Imana iduhaye amahirwe. Njyewe nitwa Musoni Flavien. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wagiye ugenera ikiremwa muntu amahirwe atandukanye yo kugira ngo gitandukane n'ikibi, kimenye urukundo rwawe, kandi umwana w'umuntu wamukuruje neza. Ibyo byabereye Karuvari, kandi n'uyu munsi wa none uracyatugaragariza ineza yawe. Ijambo ryawe rero niryo ritwiringiza yuko uri Imana igira urukundo. Ijambo ryawe niryo ritwereka ko turi abanyantege nke, ariko yuko uri Imana ifite imbaraga. Reka muri iri jambo dukuremo imbaraga zituma tubasha gutera intambwe, tugacika intege nke zirimo kuri iki gihe, kandi umwuka wera atuhumura amaso, turebe ubuhanuzi uburyo burimo kugenda bwisubira, ariko nanone tunamenye ko ubwami bwawe bugiye kwimikwa. Reka twishimire kuba tugiye kuba abaturage muri ubwo bwami bwawe, kandi umwuka wera aduhindure kugira ngo dukiranuke duse n'ubwo bwami. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ikomeye ivuga ngo urugendo rwerekeza isi ku mpinduramatwara. Urugendo rwerekeza isi ku mpinduramatwara. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko ushobora kwibaza ngo impinduramatwara ni iki. Nagerageje kureba mu gitabo cyitwa Indangagaciro z'Ubutwari kuri paji ya 15. Ni igitabo gifasha abantu hano mu Rwanda bifashisha, cyangwa se no mu madictionnaire asanzwe ndamwabibonamo, ariko nagerageje gushaka amagambo ari mu Kinyarwanda cyuzuye. Hano baranditse kuri iki gitabo paji ya 15 ngo impinduramatwara ni impinduka ibaho mu muryango w'abantu mu nzego zose z'ubuzima. Mu magambo make, impinduramatwara ni impinduka ibaho mu muryango w'abantu mu nzego zose z'ubuzima bwabo. Mu magambo make, iyo mpinduka igaragara muri politike, ikagaragara mu bukungu, ikagaragara mu butabera, ikagaragara mu mibereho myiza, ikagaragara mu mibanire myiza y'abantu n'abandi, ikagaragara mu mitekerereze, ikagaragara mu mikorere, mu mikoranire y'abantu n'abandi, mu myakirire y'abakugana, isano hagati y'abayobozi n'abayoborwa, imyumvire yabo. Ibi bintu byose nibyo bigize icyo bita impinduramatwara. Iyo bibaye rero nibyo byitwa fundamental change. Mu magambo make, impinduramatwara ni impinduka, ni uguhinduka mu buryo bwuzuye. Isi rero igiye guhindurirwa ibintu byose abantu bari bamenyereye. Isi, politike z'isi zigiye guhinduka, ubukungu bw'isi bugiye guhinduka, ubutabera bw'isi bugiye guhinduka, imibereho y'abaturage igiye guhinduka, imibanire myiza y'abandi, by'ubukungu. Mu magambo make, isi yiteguye kwakira impinduramatwara. Umugabo umwe witwa Stephanie MC Milan ni umugabo umwe wabayeho kandi w'umuhanga. Muri 2011 yanditse impinduramatwara zo mu isi icyo zigenderaho. Mu magambo make, uyu mugabo yagaragaje uko impinduramatwara zitegurwa, ariko yerekana uburyo systeme y'isi ikoresha. Gusa icyo tuzi nuko byanga byakunda n'ubundi abazazana impinduramatwara ku isi ni abapagani, kandi ubu buryo nibwo bazakoresha. Impinduramatwara itangizwa no kuzamura imitekerereze y'abantu, kubabumbira hamwe, kubereka ibibagoye batari bazi, kwiga uko systeme yubatse, kwifashisha revolution zabanje zikabyara umusaruro, gusuzuma ibiri kuba nibidakemuka, kubyuririraho bakabibwira abantu. Mu magambo make, urumva ibi ni ibintu byo kwica umuntu mu mutwe kugira ngo umwereke ikintu cyitwa ikibazo kimwugarije, kandi agishakira igisubizo kibure, umwereke yuko ari wowe umufitiye igisubizo. Gusuzuma ibiri kuba, gushyira mu bantu umwuka wo guhangana, resistance. Abantu bakajya mu muhanda bakigaragambya, abantu bahangana n'ubuyobozi. Ikindi, kumenya amatsinda y'abantu n'ibyo baganira kandi bahozaho umutima, kugira ngo abanyapolitike b'isi batangirire aho babwira abantu bati twiteguye kubakorera ibi, twiteguye kubakorera ibi. Abantu iyo babuze amahoro, systeme y'isi ivuga ko tugiye gushakira isi amahoro. Abantu iyo bafite ubukene bwabarembeje, bavuga yuko bagiye gushakira isi ubukungu. Abantu iyo bavuze yuko barembejwe n'inzara, bavuga ko bagiye gushaka uburyo inzara itazongera kubaho. Rero izi mpinduramatwara zitegura amagambo avugitse atuma abantu biyumvamo urufunguzo rw'ahazaza heza mu madisikuru bahabwa.
public presence, kujya ahagaragara ngo abantu bagaragaza amarangamutima yabo. Abantu baratangira bafite imitekerereze imwe bagahurira hamwe bakaba bajya mu muhanda ngo bigaragambye bagaragaze ko ibintu runaka batabyishimiye. Inyito yizeza abantu impinduka, economics. Ikindi, gutangira kuvuga mu marenga uruhande muhanganye, ugatangira kubwira abantu umwanzi wawe. Abantu iyo bamaze kugukunda utangira kubabwira umwanzi wawe. Muri no minsi nagira mbabwire ngo ubwami bw'isi, yaba Amerika cyane cyane yaba na Roma, birimo birashyira mu matwi mu majwi abantu babirwanya kandi mu buryo bw'amarenga. Guca intege uwo muhanganye, kwerekana ibyo unenga uruhande ubangamiyeho, uboneraho kwerekana ibyiza byawe. Ikindi kandi, kwifashisha music, kwifashisha video, kwifashisha blogs, kwifashisha comment. Ibi ni ibintu by'inyandiko, amatangazo, kwifashisha imiziki, ku buryo ibyo bintu bifasha kubumbira abantu hamwe bakagendera mu cyerekezo kimwe. Gushaka ibintu bibumbira abantu hamwe, ukirinda ibintu bigendanye no gutandukanya abantu amoko, ariko n'ubundi ukazabatandukanya. Kugira amakuru y'ibanga nasohotse akaba ari ayo washyiriyeho kujijisha. Ndajya mbabaze, murabona namwe yuko iyi mpinduka yatangiye? Yego rwose. Buriya ibintu byinshi tureba ku mateleviziyo atandukanye biba binyuranye n'ibintu byabaye. Ibintu byandikwa mu binyamakuru biba binyuranye n'ibintu byabaye. Mu magambo make, isi harimo harategurwa impinduramatwara idasanzwe, kandi byanga byakunda iyi mpinduramatwara dukeneye kuyimenya. Iri jambo ryitwa impinduramatwara, reka turirebe mu ijuru uko byagenze. Uhereye ku rukundo Rusiferi yakundwaga, uko yubahwaga n'abandi bamarayika yayoboraga, yabibye mu ntekerezo zabo kutizera kwe no kutanyurwa, bituma batamenya icyo yashakaga kugeraho. Rusiferi yari yarasobanuye imigambi y'Imana uko itari, kugira ngo abibe amacakubiri no kutanyurwa. Akoresheje uburyarya yireherezaga abamwumva kugira ngo ayobye intekerezo zabo, kandi ibyo akabisubiramo igihe ashaka gushyigikira umugambi we nk'igihamya cy'uko abamarayika badashyigikiye namba ubutegetsi bw'Imana. Byarangiye bimeze gute rero? Nk'uvuga ko yubaha Imana adakebakeba, Rusiferi yahatiye ko haba impinduka muri gahunda yo mu mategeko kugira ngo ubutegetsi bw'ijuru burangwe n'umutekano. Mu magambo make, intambara Satani yatangije mu ijuru yari intambara y'uko yashakaga impinduramatwara. Nta mpamvu y'uko abantu bayoborwa n'amategeko y'Imana. Abantu bakeneye umudendezo. Nta mpamvu y'uko abantu babaretwa. Oya, ibyo bintu barabyanze. Noneho ikintu gikomeye, igihe yakoreraga kubiba amacakubiri mu bamarayika yo kugomera amategeko y'Imana no kutanyurwa, yarongeraga akigira nk'ufite umugambi wo guteza imbere amahoro n'ubwumvikane no kugandukira Imana. Amagambo make, impinduramatwara ya Rusiferi yari iyo gukuraho amategeko y'Imana n'icyubahiro cyayo, ariko akagaruka akigira nk'ushaka kugirira neza abamarayika kandi umuntu ukunda Imana. Iyi mpinduramatwara rero Satani yarakomeje aranayizana mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Nk'uko twasomaga abakurambere n'abahanuzi paje ya 14, abakurambere n'abahanuzi paje 270, nanone bagaragaje impinduka idasanzwe umugabo ukomeye warwanyaga Mose yakoraga. Hano kuri iyi paje 270 baranditse ngo, ariko kuva icyo gihe hari harabayeho impinduka. Igishuko cyari gito mu itangira cyagiye gihishwa, kigenda kigira imbaraga uko cyakirwaga, kugeza ubwo ubwenge bwabo bwasigaye bugengwa na Satani, maze biyemeza gukora umurimo wuje urwango, kubera gushaka kwerekana ko baharanira gutunganirwa kw'abantu. Mu magambo make, kubera ko bagaragazaga ko barwanira umudendezo, barwanira impinduka, babanje kongorerana kutanyurwa kwabo, hanyuma babyongorera n'abayobozi b'Abayuda. Uyu ni Kora, Biramu na Datani, ba bantu bazambije Mose bakamutesha umutwe. Kora rero barabanje berekana ko icyo bashaka ari impinduramatwara, uburyo Imana ibayoboye mu butayu, uburyo Mose abayoboye, uburyo amategeko y'Imana abayoboye. Turi mu buretwa, ntabwo tunyeganyega, muratuyoboresha igitugu, turashaka impinduramatwara, ubuyobozi bukegera abaturage, noneho twarangiza tukayobora natwe, kuko ntabwo ari wowe wenyine Imana yahaye kuyobora. Ibi byose babishyiraga mu mwenda w'uburyarya. Kora yabishyiraga mu mwenda w'uburyarya. Uburyarya bwabo bwabikiwe vuba, bwakiriwe vuba, ku buryo batahagarariye aho, maze amaherezo bageraho biyizera ubwabo ko bakoreshwa n'ishyaka ry'Imana. Bashoboye kuyobya ibyegera 250. Abantu b'ibirangirire mu iteraniro ryose bavugaga rikijyana. Abantu bari abagabo beza. Yarabanje Kora na Biramu arabegera ababwira ati turashaka impinduramatwara.
turashaka ibintu bihinduka. Kubera gushyigikirwa n'abo bantu b'ibirangirire, bumvise bafite icyizere cy'uko bazakora impinduka zikomeye mu buyobozi kandi barushaho kunoza imitegekere ya Mose na Aroni. Mu magambo make, bashakaga ko ibintu byose bihinduka. Ishyari ryabyaye igomwa, kandi igomwa naryo rivamo kwigomeka. Bari baraganiriye ku burenganzira bwa Mose kuba afite ubutware n'icyubahiro bikomeye, bityo noneho ikintu kibabaje ngiki, abo bantu batari baranyuzwe bavugaga ko Mose na Aroni bishyize hejuru y'iteraniro ry'Uhoraho, biha inshingano z'ubutambyi n'ubutegetsi busanzwe, ariko ko inzu yabo itari yarahawe ikuzo kurusha izindi mu Bisiraheli. Rero urugamba rwarakomeje. Abigometse bavugaga ko Mose na Aroni atari intungane kurusha rubanda, kandi ko byari bihagije yuko baba ku rugero rumwe na bene wabo. Bari barahawe amahirwe amwe yo kurindwa no kubana n'Imana nkabo. Umurimo wakurikiyeho wabo bagambanyi wafashe rubanda, abantu bagendeye mu kigare nabo. Ku bantu bari mu ikosa kandi bakwiriye gucyahwa, nta kintu cyiza nko kubona umuntu gushyigikira abandi akabashima. Kora na bagenzi be bashyigikiwe na rubanda rusigaye. Bavuze ko ikirego kivuga yuko kwitotomba kw'abantu ariko kwabazaniye umujinya w'Imana ari ikinyoma. Kora na bagenzi be bavuze yuko inteko y'abantu nta gicumuro yari ifite, kubera ko nta kindi basabaga kirenze uburenganzira bwabo. Mu magambo make, igihe Imana Kora na Biramu na Datani, igihe abantu bigaragambyaga kumana Imana hagapfamo abantu, baravuze ngo igihe abantu bigaragambyaga kuri Mose ntabwo ryari ikosa, basabaga uburenganzira bwabo. Ariko Mose yari umutegetsi. Bavuze ko Mose yari umutegetsi utegekesha igitugu, ko yari yaracyashya abantu abita abanyabyaha kandi ari intungane. Kuri no page barakomeje bavuga uburyo Kora yagaragaje yuko Mose yari umugome, yashatse ko Abisiraheli bapfira mu butayu ngo azasigarane imitungo yabo. Ibi bintu byashyuhije abantu mu mitwe, baravuga bati dukeneye impinduka. Iyo Kora ababera umuyobozi, bantu batangiye kubona yuko Kora afite ibitekerezo byiza. Iyo ababera umuyobozi akababashishikariza kwishingikiriza ku bikorwa byabo byiza aho gucyaha ibyaha byabo, bajyaga kuzagira urugendo ruhire, kandi aho kuzerera mu butayu bajyaga kuromboreza bakajya mu gihugu cy'isezerano. Page 271 igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Icyo nashaka kubabwira ngiki, iyi ntambara yabaye mu butayu, Mose bakamutesha umutwe, bashakaga impinduramatwara. Bari barambiwe ibintu byo kuyoborwa n'Imana. Kandi ikindi, Kora abonye abo bantu bamwumva, bamwongereye icyizere. Kora yavuze yuko Imana yabimuhishuriye ko yamwemereye gukora impinduka mu butegetsi igihe kitararenga. Mu magambo make, aya magambo yatangaje abantu, ariko nagira mbabwire ngo Imana yari ifite umugambi wayo. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 tubwirwa igitekerezo cy'ubuntu abantu bisabiye umwami. Igihe rero bavuga ko bashaka umwami, maze umurongo wa 7, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze ahubwo ni njye banze, ngo ntabo umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza mu bihe byose, uhereye umunsi bakuriye muri Egiputa kageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Nukubemerere ariko bahamirize cyane, ubasobanurira uburyo umwami azabategeka uko azabagenza. Mu magambo make, igihe abantu bangaga Samweli, igihe abantu bamwangaga, Imana niyo batashakaga. Igihe abantu bashakaga umwami, bashakaga impinduramatwara ngo bamere nk'abandi bapagani. Impinduramatwara igiye kuba ku isi, byanga byakunda. Urugamba rero ndagira ngo mbabwire, mu gitabo cy'ibyigisho igice cya 11 tugiye kureba mu ipica ikomeye impinduramatwara yo mu Bufaransa. Iyi mpinduramatwara yo mu Bufaransa iboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye. Iyi mpinduramatwara ifitanye isano n'impinduramatwara zigiye kuba muri ino minsi turimo. Hano kuri page 193 intambara ikomeye baranditse ngo urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwagiye rushozwa mu Bufaransa mu binyejana byinshi, rwaje kugera ahakomeye rubyara impinduramatwara. Kurwanya Bibiliya, kurwanya abayivuga, kurwanya itorero riyifite by'ukuri, byerekeza isi ku mpinduramatwara. Reka mbabwire,
isi igiye kwinjira ku mpinduramatwara nyuma yo kurwanya ijambo ry'Imana, nyuma yo kurwanya abavuga ijambo ry'Imana, nyuma yo kurwanya itorero ry'Imana. Igikurikiraho ni ugushyiraho impinduramatwara. Ako kaga kadutse kari ingaruka y'uko Roma yakuyeho ibyanditswe byera. Rwabaye urugendo rubi rutigeze rubaho, rwagaragarijwe isi yose imikorere ya politike y'ubupapa. Urwo rugamba rwabaye ukwigaragaza kw'ingaruka n'inyigisho z'itorero ry'i Roma zerekezagaho mu gihe cy'imyaka isaga 1000. Mu magambo make nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo iyi mpinduramatwara y'Ubufaransa ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 11. Ibyahishuwe igice cya 11, amagambo akomeye tuhabwirwa iby'abahamya babiri. Aba bahamya babiri bashushanya ijambo ry'Imana, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibi kandi bashushanya ibitereko by'amatabaza bibiri. Mu magambo make nusoma muri Zaburi 119:105 hatubwira ko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge byacu. Yohana yatangiye avuga ngo umurongo wa 4, ibyahishuwe 11:4, abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi, kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu midugudu minini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezerwe boherezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ni ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, bahera ko barahaguruka, ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa, icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Aba bahamya babiri bashushanya ijambo ry'Imana. Guhanura iminsi 1260 bambaye ibigunira n'imyaka 1260 ijambo ry'Imana ryamaze. Roma yarabuje ijambo ry'Imana kwigishwa mu bantu. Ikindi kintu gikomeye, umuriro ugomba kubava mu kanwa ugatwika abanzi babo, nuko iri jambo ry'Imana umuntu unyuranyije nabo, umuntu wongereye kuri iri jambo ry'Imana, cyangwa umuntu ugize icyo arikuraho, ntazumvikana n'Imana. Niyo mpamvu ubupagani burangwa n'ibintu bibiri: kongera ibintu ku ijambo ry'Imana bitarimo, no gukura ibintu mu ijambo ry'Imana bigasigara ari bike. Ndagira ngo mbabwire inshuti yanjye, kugirira nabi ijambo ry'Imana ni ukurirwanya, ni ukuryangiza, ni ukugoreka ibyo rivuga, ibihamya byaryo, no gukura abantu kuri ryo. Aya magambo yanditse muri iki gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe cya Uriah Smith kuri page 396. Bagaragaza yuko kugirira nabi ijambo ry'Imana, kurwanya abahamya, kwica abahamya, ni ukurwanya ijambo ry'Imana ukaryangiza, ukarigoreka, ibihamya byaryo ukabyangiza, no gukura abantu kuri ryo. Rero icyo nashaka kuvuga ngiki cyihutirwa, abahamya babiri ku musozo w'ubuhamya bishwe n'inyamaswa ivuye ikuzimu. Iyi nyamaswa yavuye ikuzimu ishushanya igihugu cy'Ubufaransa. Mu mwaka w'1798 Ubufaransa bwinjiye mu mpinduramatwara. Rero hano Bibiliya iratugaragariza ikintu kimwe: iki gihugu cyiswe Egiputa, Ubufaransa bwiswe Egiputa mu buryo bw'umwuka, bwitwa Sodomu, kandi burangije bwitwa aho umwami yabambwe. Kwitwa Egiputa byerekana ubuhakanamana nk'ubwa Farawo Egiputa yagize, ari nabwo bwaranze igihugu cy'Ubufaransa. Sodomu ni Ubufaransa bwageze mu gihe cyo gukuraho amategeko agenga urugo, agenga ubukwe. Abantu barangije batangira gushyiraho za gatanya. Ikindi kintu gikomeye, aho umwami yabambwe, ubu bwicanyi bw'i Barutolomi
bwishe abaprotestani bakicwa nabi babahonyora. Ibi byose byerekanaga ikintu kidasanzwe. Iyi mpinduramatwara rero yabaye mu gihugu cy'Ubufaransa yari ikomeye cyane. Mu gitabo cy'intambara ikomeye page 193 baranditse ngo ubu buhanuzi bwasohoreye mu mateka y'Ubufaransa nk'uko bwahanuye rwose mu buryo butangaje mu gihe cy'impinduramatwara mu 1793. Ku nshuro ya mbere nibwo abatuye isi bumvise inama iteraniyemo imbaga y'abantu bavukiye kandi bigiye mu gihugu cyateye imbere kandi bavugaga ko bayobora kimwe mu bihugu bikomeye by'i Burayi, maze bavugira icyarimwe ko banze ukuri kw'ingenzi umutimanama w'umuntu wakira, ndetse bahakanira icyarimwe ibyo kwizera no gusenga Imana. Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine ku isi gifite amateka nyakuri yanditswe akiriho agaragaza ko nk'igihugu Ubufaransa bwigometse ku mugaragaro ku muremyi w'isi n'ijuru. Mu Bwongereza, mu Budage, muri Espanye n'ahandi habaye kandi hakomeje kubaho abantu batuka Imana benshi n'abatayizera benshi, ariko Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine mu mateka y'isi binyuze mu itegeko ryashyizweho n'itegeko nshinga ryacyo cyavuze ko nta Mana ibaho, kandi abaturage bose batuye mu murwa mukuru wacyo ndetse n'abandi benshi hirya no hino, baba abagore n'abagabo, barabyinnye kandi bararirimba ibyishimo, bavuga ko bemeye itangazwa ry'iryo tegeko. Intambara ikomeye page 196. Twihuta, mu Bufaransa batesheje agaciro amasezerano y'abashakanye, bubaka Sodomu nk'uko yari imeze, ubutinganyi bubona inzira no gusenya ingo uyu munsi wa none bigaragara, gutoteza ababwiriza butumwa, bakabamba umwami, inkuru yo kwica abaprotestani. Ibi bintu byose byari ibintu bikomeye. Page 198, inkuru zo kwica abantu b'Imana zigeze i Roma. Abayobozi bakuru b'itorero bagize ibyishimo b'i Roma. Umukaridinali w'i Lorraine yahembye intumwa yari izanye ubwo butumwa, maze ayiha amakamba 1000 kubw'uko abantu bapfuye. Imbunda yo mu ngoro ya mutagatifu Saint Angelo yarumvikanye mu rwego rwo kubyishimira, kandi inzogera zumvikana mu minara yose ya za kiliziya. Amatara yo hanze aracanwa, maze ijoro rihinduka amanywa. Hacurishijwe umudari wo kwibukiraho ubwo bwicanyi. I Vatikani hashyizwe ibishushanyo 3 bikiharangwa n'ubu byerekana ubwo bwicanyi. Ururabo rwiza rwa roza rwarakozwe ruhabwa abantu bari bagize uruhare muri ibi. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ubu bwicanyi bwabaye mu Bufaransa, ubu buhakana Imana bwabaye mu Bufaransa, n'impinduramatwara yari yapanzwe na Roma, kandi impinduramatwara uko yagenwe niko bizongera bikaba. Byanga byakunda, ikintu kigaragara nuko bicaga abantu b'Imana bavuga ngo honyora ishyano. Bateguye ikigirwamana. Inama nkuru y'igihugu yakuyeho gusenga. Bibiliya zarakusanyijwe ziratwikwa mu ruhame kandi ziteshwa agaciro. Ibigo byazo byarafunzwe. Icyumweru cyasimbuwe n'umunsi wo gutuka Imana buri munsi wa 10. Bateguye gusenga kose mu by'idini, bavuga yuko bibuzijwe, kwarabuzanyijwe, hasigara kuramya umudendezo, kuramya igihugu. Ubuhamya bw'Imana ko Imana itabaho bwatangiye gutangwa. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nimubona ibi bintu byo guhagarika gusenga, isi yose ukabona ntishaka ko abantu basenga, n'impinduramatwara iri mu nzira. Kandi kuramya umudendezo w'abantu wahawe agaciro cyane kuruta ijambo ry'Imana. Noneho ikindi cyakurikiyeho ni ukuramya igihugu. Kuramya igihugu, iby'igihugu kivuze abantu bakabyirukamo cyane kuruta iby'Imana yavuze, kandi niho turimo kwerekera. Impinduramatwara irashyushye. Umupadiri yahamagaye Imana ngo nibibaho nimukubitisha inkuba, kandi nitamukubitisha inkuba araba yisuzuguye. Mu by'ukuri nta nkuba yaje ngo ikubite. Bahita bavuga bati rero ibi ni ibimenyetso by'uko Imana itabaho. Hateguye ikigirwamana akazi cy'ubwenge mu ishusho y'umugore. Uyu mugore yicajwe iburyo bwa perezida w'igihugu. Nyuma yo gutwikururwa, bakoze urugendo na perezida bajya kuri katedrali yo mu Bufaransa yitwa Notre Dame kugira ngo gihabwe intebe y'Imana. Mu magambo make, intebe y'Imana muri iyo kiliziya yahawe iki kigirwamana akazi cy'ubwenge. Uyu munsi logique zirimo ziratwara umwanya w'ijambo ry'Imana mu bitekerezo by'abantu. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, nyuma y'ibi byose byabaye nk'uko tubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye page 199, mu ntambara ikomeye page ya 200 bagaragaje uburyo ibi bikorwa byose byagenze. Abantu biyegurira gusenga umudendezo, gusenga ubwenge. Icyo nashaka kubabwira ngiki, uwo munsi baravuze ngo aho niho twasezereye ku bigirwamana bidafite ubuzima,
tubisimbuza ubwenge, tuyoboka ya shusho ifite ubuzima ari ifite agaciro gakomeye kurusha ibindi bibaho. Mu magambo make, basenze ikigirwamana cy'umugore, kandi iki kigirwamana cyari icy'ubwenge. Mu minsi y'imperuka, impinduramatwara igomba gutuma umugore ahinduka nk'ikigirwamana, ariko Imana abagore bayizi bazabana nayo kandi bazayihagararira. Nshuti zanjye, habaye ibirori bidasanzwe i Paris, ariko wakwibaza ninde wari wihishe inyuma y'impinduramatwara. Ubupapa nibwo bwari bwaratangiye umurimo icyo gikorwa cyo guhakana Imana cyasozaga. Imitegekere ya Roma niyo yazanye iyo mibereho, haba mu mibanire y'abantu n'abandi, mu bya politike no mu by'idini, yashoraga igihugu cy'Ubufaransa mu irimbukiro. Impinduka rero igiye kuba mu misengere, impinduka igiye kuba mu mibanire y'abantu n'abandi, impinduka zigiye kuba mu bya politike no mu by'amadini, Roma niyo ibyihishe inyuma. Igitabo cy'intambara ikomeye paje 201 niyo ibyerekana. Reka rero twihuta nkubwire yuko ibintu bikomeye byanga byakunda ubuzima bw'abantu bwari bumeze nabi. Mu gitabo nkunda cyane cy'intambara ikomeye bagaragaza yuko amatsinda y'abantu bari bitaweho bari abantu bagera ku 150. Abantu babagaho nabi, kubona inzu byari bigoranye, amafaranga yari ari mu biganza by'abantu bake, abandi binjiraga mu bukene. Ntago byasabaga amaso ya gihanuzi ngo ubone yuko ibintu byazambye. Nshuti yanjye, n'uyu munsi wa none niko bimeze. Umwami umwe w'Ubufaransa baramubwiye bati none ko ibintu birimo kuzamba, arangije aravuga ngo mugerageze gutuma ibintu bikomeza kugenda neza igihe cyose nkiriho, ubwo nzaba maze gutanga bizaba uko bishatse. Mu magambo make, iki cyose cyari ikibazo. Nihuta nshaka kwerekeza ku musozo, mu gitabo cyitwa Uburezi paje ya 239, Uburezi paje ya 239, hano baranditse ngo byongeye kandi akaduruvayo karagenda gashaka kuvanaho amategeko yose, atari amategeko y'Imana gusa, ahubwo n'amategeko yashyizweho n'abantu. Politike y'uko leta ariyo icunga umutungo w'abantu ndetse n'ububasha bukaba bufitwe nayo, uburyo butuma abantu bake cyane bakungahara bikomotse ku gukenesha abandi benshi cyane, ugushyira hamwe kw'amatsinda y'abakene bagamije kurengera inyungu zabo n'ibyo bashaka, umwuka wo kudashyira umutima hamwe, kutitegeka no kumena amaraso, gukwirakwira ku isi yose kw'inyigisho zimeze nk'izateje impinduramatwara yo mu Bufaransa. Ibyo byose bishora isi yose mu makimbirane asa n'ayashegeshe Ubufaransa. Mu magambo make, politiki irimo gukoreshwa ku isi yo gukenesha abantu abandi bagakira cyane, politiki yo gutuma abantu badashyira umutima hamwe, kutitegeka no kumena amaraso, gukwirakwiza ku isi inyigisho zimeze nk'uburozi zangije Ubufaransa muri kiriya gihe, niyo system irimo gukoreshwa mu buryo bushyashya. Reka rero nshuti zanjye mbabwire yuko byanga byakunda impinduramatwara y'Ubufaransa ni isomo rikomeye ry'impinduramatwara igiye kuza uyu munsi wa none. Ni igihe cyacu cyo kubana n'Imana, kuko ibintu byose bigiye kuba birashaka kudukura ku Mana yacu. Mu ntambara ikomeye paje 208 baranditse ngo Ubufaransa bwahinze umushyitsi nk'ubutigishishijwe n'umutingito w'isi. Idini, amategeko, gahunda mu bantu, umuryango, leta n'itorero byose byasenywe n'ikiganza gihumanye cyari cyarahagurukiye kurwanya amategeko y'Imana. Umunyabwenge yavuze ukuri ubwo yagiraga ati umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Nubwo umunyabyaha ashobora gukora ibikorwa bibi 100 akarenga karamba, nzi neza ko abubaha Imana bazagubwa neza, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana rirakomeye. Ubu isi yamaze gushyirwaho imigabane 10, UN yamaze gukatamo isi imigabane 10. Impinduramatwara irimo irihuta, byanga byakunda ubu hariho ikintu cyitwa the common good, uburyo barimo gushakira isi igisubizo bose hamwe, ariko mu by'ukuri iki kintu kizagira ikindi kintu kizana. Mube maso, mubane n'Imana, muzamenyaho ibihe byerekera. Isomo risoza riri muri Zaburi 62:6. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare
cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye buri mu Mana. Mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ibibagoye, ibibaremereye, ibibahugije, ibyo mubona bidashoboka, nimubisuke imbere y'Imana. Imana yita kuri mwe, kandi agakiza, imbaraga, icyubahiro, ubuhungiro byacu bibe mu Mana. Nibyo mbifuriza, nanjye nifuriza, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe. Ku isi ibintu byose mo birizumbaguza, ibintu byose mo birahindagurika, nta kintu na kimwe kikiri mu mwanya wacyo. Harimo haragaragara yuko hari impinduramatwara irimo gutegurwa. Ibyo ijambo ryawe ritubwira mu byashuye 11 byakozwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Inyuma yabwo hari umushukanyi ukomeye wa Vatikani watumaga Ubufaransa bugwa mu bintu butazi, kandi Ubufaransa bwageze aho bushegeshwa no kwanga Imana. N'uyu munsi wa none kwanga Imana kuracyagaragaza ibimenyetso byako muri iki gihugu. Reka uyu munsi wa none ubwo abana bawe tubonye ijambo ryawe, uturinde imitego y'ibigiye kwaduka. Uduhe kugira ngo ukuri kwawe tukugenderemo, kandi umwuka wawe wera duhindura abagabo nyabagabo. Agakiza kacu, ubuhungiro bwacu, ibyiringiro byacu no kubaho kwacu tubikeshe wowe. Aba ari wowe twinjiramo dutuze, kandi urinde torero ryawe kugira ngo ridahutazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.